Ni mu masaha y'igitondo, Ada rero aba amaze kwitegura agiye kujya ku kazi, dore ko uyu mukobwa aba akora mu biraro by'amatungo, aho nyine we aba yita ku biguruka, ubwo ni inkoko n'ibindi byo mu bwoko nk'ubwo ngubwo. Uyu mukobwa rero aba ari wa mukobwa wihoranira morale rwose, ahora yisekera, ahora yiririmbira, mbese ahora yishimye ibihe byose. Hanyuma rero amaze kwambara imyenda y'akazi, mama we yahise amubwira ati hanyuma rero umukobwa wanjye ugomba kwitonda noneho, kubera ko nyine bosi wa hariya yaje, ugomba gukora uko ushoboye ku buryo mutazigera muhura, ugomba kujya umugendera kure mu buryo bwose bushoboka. Naho rero Ada ati kubera iki? Mama we ati abakire ntabwo ari abantu beza, uriya musore ntabwo rwose nifuza ko muzakutana amaso atazakwirukana maze rwose akagukura ku kazi, kandi ubizi neza ko kano kazi ariko kaduha umugati. Ada rero yahise abwira mama we ati nta kibazo rwose. Yahise rero yigira ku kazi, dore ko yagendaga nyine yisuhuriza abantu bose mu nzira, agenda yiririmbira, yibyinira, waba kubona rwose ashimishijwe n'akazi akora. Yaragiye yatangira kugaburira za nkoko nyine yari ashinzwe, dore ko hari amatungo y'ubwoko bwose, ariko buri cyiciro cy'amatungo cyabaga gifite abantu bagishinzwe. Umusore rero w'umushuti we hano muri kano kazi yaje nyine kumureba aho yari ari kugaburira inkoko, maze ahita amubwira ati ariko se hano hantu kuki mba mbona uhishimiye, nkabona uhakunda cyane, kandi nyamara haba hari umunuko, mba numva hari umwuka udasanzwe, hano hantu ubundi uhakundira iki? Naho rero Ada ati aha ni ku kazi kanjye, uretse no kuba hampa amafaranga avamo umugati, ariko rwose hano hantu nyine ndanahakunda, aya matungo nitaho ndayakunda cyane, mba numva yarabaye inshuti zanjye, mbese nyafata nkaho rwose ari ibintu by'agaciro. Uyu musore rero yatangiye kubwira Ada ati gusa nyine Imana izambabarire rwose, nzabona amafaranga menshi, ndabizi neza ko ahazaza hanjye ari heza, ndetse rwose nzaba umukire ukomeye ku buryo kumvugisha bizaba bigoranye. Umunsi umwe uzajya uza maze umbwire ngo ngusinyire, kubera ukuntu nyine nzaba narabaye umuntu ukomeye, wifuza nibura gutunga agasinyatire kanjye gusa ku myenda yawe cyangwa ku bindi bintu byawe by'agaciro. Gusa nyine nimara kubona amafaranga menshi naranakize, nzajya niyemera, kandi rwose nta muntu n'umwe uciye bugufi nzajya nemera yuko anzi iruhande, mbese nzaba meze nka bosi wacu. Ada rero ahita amubwira ati ahubwo aho hazaza uri kuvuga ni ahanjye rwose, aho tuzaba dutandukaniye ni uko njyewe ntazajya niyemera, abantu bose nzajya mbakira kandi rwose mbafate neza, gusa nawe kongeraho bizajya bikugora, kuko icyo gihe nzaba mfite nyine aba bodyguard, ntabwo bizakorohera, ariko ntabwo nzaba ndi umuntu mubi, humura rwose nawe nzagufasha uzamuke, ariko ndabizi neza ko nzabona amafaranga menshi kandi rwose nkazaba umukire. Sinzi impamvu nanjye mba mbona ahazaza hanjye ari heza, ariko uramenye numara kuba umukire rwose ntuzigire uko nguko ubitekereza, kubera ko waba uri umuntu mubi, uzaba umuntu mwiza, ahubwo nyine wumvikana na buri wese kandi ufashe buri wese. Kwiyemera rwose ntabwo ari byiza. Mu kanya gato rero basohotse ahangaha, maze nyine bajya guhagarara ku nzira, dore ko bari bari kwitegereza ibindi biri kubera hano. Aha babaga bari no gusarura ibintu bigiye bitandukanye bahingaga hano, mbese hari ahantu hakorerwa ibintu bitandukanye. Amasaha rero yo gutaha yarageze, maze bagiye gutaha Ada yagiye kubona abona umusore w'ibogari wari uri kugenda ku ishevari. Uyu musore nyine yaciyeho yikomereza yigendera, ariko nanone ari kujya mu cyerekezo nabo bari bari kujyamo. Ada rero yahise abwira uyu mushuti we ati ndebera, ati biriya ni ibiki? Ati uriya muntu se ninde? Wabonaga atangaye cyane. Naho rero uyu musore ati none se uriya ni ubwa mbere umubonye? Ada ati yego, uyu musore aturiya nyine ni bosi wacu, niwe nyiri hano, nyamara rwose yari amaze igihe kinini aba mu bihugu byo hanze, gusa nyine ubu ngubu asigaye aza buri wa gatandatu, sinzi impamvu ahubwo aribwo nyine ukimubona. Ada rero yahise abwira uyu musore ati none se kubera iki utamuteze kugira ngo nyine adutware nibura tugeze muri karitsiye dutahamo, kubona nyine haba hari urugendo runini. Uyu musore ati njyewe ati sindanamuvugisha na rimwe, kubera ko uriya musore nyine
ni umukire, ni umwiyemezi, ariyemera cyane kandi aranirata, ntabwo nyine ajya apfa kuvugana n'abantu bose. Ati none se ko umbwiye ko utaramuvugisha na rimwe, wabwiwe n'iki ko yiyemera? Naho rero uyu musore ati urumva nyine mubona kuri agenda ku Cheval nta muntu n'umwe ashobora gusuhuza cyangwa kuvugisha, rero abantu bose bavuga ko yiyemera, bavuga ko anirata, gusa nanjye ninkira ni kuriya nzamera, nanjye nzajya nirata ndetse naniyemere, nta muntu n'umwe nzajya mvugisha. Ati kandi ibyo nabikubujije, ntabwo ariko bimeze, kandi n'uriya ushobora gusanga atirata, ahubwo ari uko wowe nyine utaramuvugisha na rimwe, kandi igihe cyose utaravugana n'umuntu ntabwo wamenya uko ameze. Ada rero yakomeje anamubwira ati gusa urugero tugiye kugenda ni rurerure rwose, iyo nza kubimenya ngiye nakabaye namwisabiye lift. Ikindi kandi ntabwo wakumva ukuntu mpora nifuza kwicara kuri Cheval, mba numva nyine niyo nayicaraho rimwe gusa. Uyu musore yaramusetse ati nyine izo ni inzozi kandi ntabwo wazikabya, reka twitahire ahubwo va muri ibyo ngibyo rwose uri gutekereza. Uyu musore rero agera iwabo maze agasanga abakozi benshi baje, kuko bari bazanye nyine ibintu bari basaruye, ndetse habaga hari n'abazanye amagi n'abagiye bazana ibintu bitandukanye babizanye hano mu rugo, bari kugenda nyine babibika. Nyamara rwose Elias niko uyu musore aba yitwa, aba ari umwana mwiza cyane, dore ko yari ari kubasuhuza bose ndetse ari kugenda n'abaganiriza, ababaza nyine uko akazi kameze, uko ibintu byose byifashe, ndetse rwose ari no kubasekera. Uyu musore wundi nta mutima mubi yagiraga habe na gatoya. Akimara kwinjira mu nzu rero ahita asanga umushuti we yaje kumureba. Uyu mukobwa aba ari umukobwa ugira ubugambo bwinshi cyane. Mama wa Elias rero ntabamukunda habe na gatoya, nubwo ari umukobwa uturuka muri famiye z'abakire, umukobwa rwose uba yishyize mu myanya atekereza yuko agomba gukundana na Elias. Ariko uyu mumama ntamukunda kubera ko nta ndera agira, nta kinyabupfura agira habe na gatoya. Araza nyine agatangira gukora mu misatsi y'uyu mumama, amubaza imyenda yambaye, aho yayiguriye, ari nako kandi ayifata amukurubana. Ariko mbese uyu mukobwa rwose ni umukobwa ubona ko wagira ngo ntabwo rwose wamenya ukuntu ateye. Hanyuma rero Elias akinjira, uyu mukobwa ahita amubwira ati kubera iki wambeshye ko wari wambwiye ko tugomba gusohokana? Naho Elias ati ariko isaha yawe ushobora kuba itabara, kubera ko twavuganye saa 12, nureba neza ni saa 6 zirenzeho iminota. Urakeka se ko nshobora kuba rwose nibeshye? Cyangwa isaha yawe ishobora kuba ifite ikibazo? Ahubwo se ubundi twari kugenda wambaye gutya? Hanyuma se ko wari wansabye yuko twazajyana ku Cheval, gute wajya ku Cheval wambaye hotaro, wambaye ikanzu? Ubu urabona ibintu byashoboka? Uyu mukobwa ati none se urabona ntari mwiza bihagije? Elias ati si ibyo mvuga, ahubwo nyine ko wambaye ntabwo bijyanye naho twaba tugiye. Mama wa Elias rero ubona rwose yanasesemwe, ahita ababwira ati ndagiye rero nanjye nari nifitiye gahunda. Uyu mukobwa agakomeza akamuzana n'utugambo twinshi abavuga ntarekere, nyamara mama wa Elias rwose ababyanga cyane. Umunsi wakurikiye rero noneho mama Elias yagiye hahantu nyine bakorera, maze ajya kureba uko nyine amatungo ameze ndetse n'ibihingwa. Abakozi bose rero yabateranyirije hamwe, maze arababwira ati mbanje kubashimira kuko rwose mukora akazi k'indashyikirwa. Yatangiye rero kubabaza ati ndashaka kumenya umuntu wita ku mafi, kubera ko rwose ndabona mu mafi hadasa neza cyane. Yahise rero amanika akaboko uhashinzwe nyine, maze uyu mumama amubwira ko rwose hatari isuku ihagije. Yakomeje rero agenda abaza buri wese icyo akora n'aho yitaho, ababaza nyine bamubwira, bamwe nyine ababwira ibitagenda neza. Hanyuma rero yageze kuri Ada, ubwo nyine yabajije uwita ku nkoko. Ada nyine ati ni njyewe. Uyu mumama rero yahise amwegera, maze aramubwira ati nuko mukobwa wanjye, kubera ko ukora akazi neza cyane, hari ahantu harasa neza, zimeze neza, zirashishe, ziratera neza, mbese nta kibazo, uba bazitayeho rwose, komereza aho ngaho kandi rwose wumve ko ndi kwishimira akazi uri gukora. Ada ati ziriya nkoko rero ndazikunda cyane cyane rwose, mba numva ari inshuti zanjye, ku buryo iyo mpari
mba numva nezerewe nta nubwo mba numva nataha. Uyu mumama rero ari kumwenyura yahise amubwira ati nanjye ni uko nzifata rwose nk'ari inshuti zanjye, ndazikunda cyane, ntabwo ushobora kubyumva ko mu matungo yose ntunze hano ziriya nkoko arizo za mbere nkunda. Ada rero yarishimye kubera ko nyine bari bamubwiye ko akora akazi neza kandi ibintu byose biri ku murongo. Amara rero kuvugana n'aba bose maze mama wa Elias agahita ababwira yuko yifuza kubaha ka bonus kubera ukuntu baba ntako batagize nyine bakoze neza n'abo yari yagaye bose, ariko nanone bose bakoraga nyine akazi k'indashyikirwa. Baratashye rero maze adataha yasaze, yatashye ari kugenda abyina mu muhanda ati noneho ngiye kuba umumiliyoneri, karabaye, ngiye kuba umukire. Yari ari kugenda akarikira amafaranga azajya afata buri kwezi maze akumva rwose ni menshi. Nyamara hano muri ibi biraro ni naho mama wa Ada aba akora, aba amaze kuhakora imyaka myinshi cyane. Gusa uyu mubyeyi ntabwo ajya aseka habe na gatoya, ahora yijimye, mbese uba ubona isi yaramubihiye birenze ibikenewe. Ada rero yageze mu rugo maze asanga mama we yicaye muri salo, dore ko yagendaga abyina ati mbaye umumiliyoneri karabaye. Yahise yicara yishimye n'ubundi akomeza kwikarikirira. Yabwiye mama we ati mama, wabonye se ukuntu bosi wacu ari umuntu mwiza, ariko uriya mumama ni ukuri Imana rwose izajya imuha umugisha ndetse izajya ihora imwuzuriza ibigega, ngomba kumusengera maze akazajya ahora afite amafaranga yuzuye imifuka ye ku buryo atazigera na rimwe akena. Mama we yahise amubaza ati ariko ko ndeba wasaze, wigeze ubundi ukarikira ngo umenye amafaranga uzajya ubona? Ada ati yego. Ati wasanze se uzajya ubona angahe? Naho Ada ati ku mafaranga nahembwaga hazajya hiyongeraho ibihumbi 20 byose. Mama we ati hanyuma ukumva ibihumbi 20 se ari amafaranga menshi? Ada ati ni menshi kuko ntayiyongera ku mushahara, ikindi kandi nayo yaduhaye bimuvuye ku mutima, nta muntu n'umwe wigeze amushyiraho itegeko, rero rwose ayo mafaranga ni menshi. Mama we ati uzi neza yuko akazi tuba twakoze ariko gatuma abakire bakomeza kuba abakire, amafaranga agakomeza kwiyongera, nyamara twebwe twagakoze twanabinjirije ayo mafaranga tugakomeza kuba abakene, tugakomeza kuba munsi yabo. Ada yahise amubwira ati mama rega ndabyumva, ariko nyine nuko isi iteye, ariko nanone wihangayika, humura nzakomeza mbike udufaranga buhoro buhoro, hanyuma rero namara kugwira nzajya kwiga muri kaminuza, nzagaruka narabaye umuntu ukomeye, nzaza nawe gushakira abakozi maze nguha uzajya uyobora, humura rwose ntabwo ari uko bizahora. Mama we rero wabonaga rwose ko yabihiwe n'ubuzima, wabonaga ko isi yamubihiye birenze, yahise yimyoza maze ahita amubwira ati ariko ubundi wowe uba muzima, turi kuvuga ibigoranye uyu munsi naho wowe uri kuvuga iby'ahazaza, nyamara rwose bitanizewe. Ibyo byose se urakeka bizanyura mu zihe nzira kugira ngo ubone ayo mafaranga yo kwishyura kaminuza? Ada rero yahise nyine yijima kuko yabonye ko mama we ntacyo bimubwiye, ibyo yamubwira byose ntacyo byaba bivuze. Naho rero ku rundi ruhande Elias asanga mama we mu cyumba, maze mama we agahita amubwira ati cyakoze mu nshuti zose ufite niba hari inshuti rwose tutajya duhuza, inshuti ntiyumvamo ni uyu mukobwa wagira ngo ntabwo yarezwe. Elias ati ariko mama njye rwose mba mbona nta kintu atwaye, ikindi kandi uhora nyine wifuza kugira umukobwa, ubwo rero mba mbona nyine yaba umukobwa wawe nta kibazo. Mama we atuvuze ngo iki? Ati ntiwambwiye harya ngo ntabwo mukundana? Elias ati ntabwo dukundana rwose habe na gatoya, ni inshuti yanjye isanzwe. Mama we atumva rero nkubwire, ndumva utangiye kwivugishwa utuntu tw'utugambo, nizere ko rwose atazigera aba umukunzi wawe na rimwe, kubera ko sinamwemerera kumbera umukazana. Uyu mukobwa mba mbona ntazi ukuntu ameze. Bakivuga ibyo bahise bumva ari guhamagara Elias yamukurikiye kandi n'ubundi agiye kumusanga mu cyumba cya mama we. Mama we rero yahise yikorera amaboko ati uyu mukobwa mana nyagasani, sinzi ikintu nakora kugira ngo acike hano kuko arambangamira.
Umunsi wakurikiye rero Ada aba ari ahantu nyine asanzwe acururiza inkweto z'amakamambiri, ubwo ni za nkweto nyine zo kogana mu madushe, dore ko uyu mukobwa iyo yavaga kugaburira ya matungo no kuyitaho kuyakorera amasuku yahitaga aza nyine gucuruza izi nkweto ku muhanda. Mama wa Elias rero yarahanyuze maze ahita amubwira ati izi nkweto rwose nazishakaga. Yafashe rero inkweto nyinshi nyine z'urugo rwose ndetse n'abashyitsi, hanyuma rero yahise ajya kumwishyura maze amwishyura amafaranga menshi, yamuhaye ibihumbi 200 aho kumuha ibihumbi 15 by'inkweto yari aguze. Ada rero yarabirebye maze aramubaza ati none ntabwo mwibeshye? Naho rero mama Elias, umumama mwiza cyane, ati oya ntabwo nibeshye, mba ngomba nyine no kugufasha kubera ko ukora akazi katoroshye. Reba gukora kari akazi kanjye ukaza no gucuruza, ni ukuri nifuzaga nyine no kukugurira agafanta, niyo mpamvu ndengejeho amafaranga angana atyo. Ada rero yarishimye biramurenga, nyamara mama we yarahagaze ku ruhande ari kwitegereza ibiri kubera hano. Uyu mama rero Elias yamaze kugenda maze adasigara ari kubyina. Mama we rero yahise amwegera maze ahita amubwira ati ariko nkwibarize, ubundi nk'ubwo bushimishijwe n'iki? Kuko nyine baguhaye utuvungukira twatakaye ku meza, nicyo kiba kigushimishije? Ada ati ariko mama, ni ukuri bosi wacu ni umwana mwiza cyane, nyamara twagiriwe amahirwe yo kuba dukorera umuntu w'umwana mwiza cyane kuriya. Reba nawe yaduhaye aho kuba, tuba mu nzu nziza, ikindi kandi turakora ndetse rwose kenshi tukanatungwa n'ibyo mu mirima ya hano. Ubwo se kuko urumva hari ikintu twamugaya? Naho mama we atari koko mbona wagira ngo rwose ushimishijwe n'ubuzima ubamo, ubundi wifuza kuzahora mu nkoko ubuzima bwawe bwose? Mbona wagira ngo ubuzima ubayemo rwose burakunejeje. Naho rero Ada ati oya ndabizi ubuzima buzahinduka, ariko nanone nubwo tubayeho ntabwo ari bubi, kubera ko ni ukuri ntabwo bosi wacu adufata nabi. Mama we yahise amubwira ati reka nigendere, gusa nyine umunsi umwe uzamenya impamvu meze gutya meze. Umunsi wakurikiye rero mama wa Elias arazinduka maze agategura amafunguro, ategura ameza rero, maze Elias akaba araje amaze kwambara imyenda n'ubundi yari asanzwe akoresha iyo yabaga agiye kujya ku mashevari. Mama we rero yahise amubwira ati naguteguriye. Naho Elias ati ndabizi nyine ko uri umushefu mwiza kandi utegura amafunguro ameze neza. Mama we atari ku wundi kubera iki rwose ntabyaye n'umukobwa, ko byari kuba biryoshye kuba ntabandi gutegurana amafunguro nawe. Elias rero yahise amubwira ati none se ntumufite uzijyanire nyine Ana rero ni wa mukobwa nyine mama we rwose batajya bumvikana. Mama we yahise amukubita ikijisho maze Elias ahita aseka, kuko n'ubundi nawe yari yabivuze agira ngo nyine arebe uko amera. Naho rero mama we ati uriya mukobwa ntukongere rwose kumuvuga mu matwi yanjye, ahubwo se ko ndeba n'ubundi wagira ngo ugiye ku mashevari. Naho rero Elias ati yego. Mama we ati ariko se nibyo bintu byonyine uzi gukora? Nta nubwo ushobora wowe kwiyenteresa mu mabizinesi ya famiye? Ntabwo ushobora kugenda ngo ujye hariya ku biraro maze ujye ubaza abakozi ibibazo, ugenda ureba ibyo bakora, noneho unamenye ngo biriya biraro cyangwa imirima yacu byinjiza amafaranga angana iki ku mwaka? Erega jya umenya ko mwana wanjye biriya byose umunsi umwe uzabisigarana. Sinumva rero impamvu uba wagira ngo nta kintu bikubwiye. Elias atega mama, ntabwo ari ukuvuga ko rwose ntacyo bimbwiye, kuko ndabizi ufite abakozi bahagije ndetse n'ababicungura bafite, nawe ujya ujyayo rimwe na rimwe. Njyewe rero rwose ntabwo mba nshaka kubyinjiramo cyane, ariko si ukuvuga ko nta makuru mfite, kubera ko buriya impapuro zose ndazisoma, hanyuma rero nzi uko byinjiza haba ku munsi ndetse no ku mwaka. Ntugire ngo rwose nta makuru mba mfite. Yahise anasohoka kandi arigendera, abwira mama we ati umunsi mwiza. Mama we yahise amwenyura ati burya bwose sinari nzi ko ajya bikurikirana, nari nzi ko rwose nta makuru na make afite. Ku rundi ruhande rero Ada aba yibereye ku kazi ari muri za nkoko ze, dore ko yahoraga ari kuziririmbira, ari kwibyinira. Iyo yabaga ari kuzigaburira yabaga ari kuzivuga mu mazina yari yaragiye azita amazina atandukanye. Aba ari kuzibwira ati ariko se mwebwe nta nubwo mubona ko amasaha y'ikiruhuko ageze, muri gukomeza mundushya mushaka yuko mbaririmbira? Agakomeza rero akaririmba
ari nako abyina nyine azigaburira. Elias rero uba uri kwitemberera agera hano, dore ko haba hubakishije senyenge, uba urebera inyuma nyine maze ukareba ibiri kuberamo imbere. Yitegereje uyu mukobwa wari uri kubyina yishimye, maze nawe atangira nyine kumwenyura. Yarinjiye rero maze amuhagarara iruhande, dore ko uyu mukobwa yari ari kwibyinira rwose, nta nubwo yari ari kumva. Yakundaga kuba afite utu ekuteri mu matwi ari kwiyumvira uturirimbo, kubera ko agatelefone ke kari karapfuye, ariko nyamara ikintu cyonyine kari karasigaranye byari ukumwumvisha umuziki gusa. Hanyuma rero sinzi ukuntu yarebye ku ruhande, maze ahita abona uyu musore arahahagaze. Yahise amubaza ati waje hano ryari? Naho rero Elias wari uri kumwenyura ati none se mbabarira umbwire kubera iki rwose uba hano hantu uhishimiye cyane? Ikindi kandi reba ukuntu zino nkoko zabyibushye, none se ni ibi byo kurya uzigaburira gusa cyangwa hari n'ibindi? Ada rero yarasetse maze aramubwira ati hano hantu ubundi rwose ni ahantu hanjye, iyo mpari nanjye mba nishimye. Hanyuma rero ikindi ahari nongera kuri ibi byo kurya ni ukuziririmbira. Nkunda kuziririmbira cyane nkanazibyinira, nkeka ko zibikunda. Elias rero yarasetse, wabonaga nyine ashimishijwe n'ukuntu uyu mukobwa yimereye, ukuntu aba yitwaye ndetse n'ukuntu ahora yisekera. Ada rero yahise amubwira ati none se ko noneho uje hano kandi uyu munsi atari kuwa gatandatu? Naho rero Elias yahise amubwira ati yego uyu munsi ntabwo nje kuwa gatandatu, kubera yuko nagombaga kuza nyine gusuperiviza ibintu bimwe na bimwe, ndetse rwose imirimo yose ikorerwa hano nagombaga nyine kumenya uburyo ikorwamo, harimo no kureba n'izi nkoko nazo uko zibayeho, ibizikorerwa ndetse n'ibikorerwa hano byose. Kubera ko rero umwanya w'ikiruhuko wa Ada uba ugeze, Elias ahita amusaba ko bajya kwicara ku gatebe kari ahantu munsi y'igiti hafi aha, maze nyine bakaba biganirira. Baragiye rero baricara, maze Elias atangira kumubaza ati none se iyo utari gukorera hano ubundi uri gukora iki? Naho Ada ati mba ndi gufasha nyine mama wanjye muri business yo gucuruza inkweto. Elias rero yahise amubwira ati wagira ngo rwose wize ekonomi mu bintu byose wize? Naho Ada ati oya, ariko ndakeka ko nzayiga, ubu ndi kwegeranya amafaranga kugira ngo rwose ndebe ko nazabona amafaranga ahagije, ubundi nyine nzajye kuyiga. None se wowe ubu uri gukora iki utari hano? Nawe uyu musore ati nta na kimwe, kubera yuko nanjye narindi mu mashuri, ubu nibwo ntiyasoza, ariko nyine kubera ko nanga kuguma mu rugo niyo mpamvu ukunda kumbona niyiziye hano kwigendera ku mashevari, mba numva nyine nabuze ikintu cyo gukora. Ada rero yahise amubwira ati ntabwo wakumva ukuntu mpora ndota ko umunsi umwe nibura nanjye nazajya ku ishevari, ariko nanone uretse ko nta naho nabikura ndanabitinya cyane, mba numva binteye ubwoba. Uyu musore rero yahise amureba mu maso cyane, maze ahita amubwira ati urabikunda? Ada ati cyane, ariko nyine ni inzozi, kandi ntabwo inzozi zose umuntu arota zijya ziba impamo. Elias yahise amubwira ati haguruka, haguruka ngwino nkwereke. Ada ati mpaguruke se kandi njya hehe? Elias ati ngwino tujyane ku ishevari, humura ntabwo uri bugire ubwoba. Ada ati ni ibya nyabyo se cyangwa n'ubundi ndi kubirota? Elias ati ngwino tugende, kubera ko rwose ndifuza kubigufashamo maze izo nzozi zawe zikaba impamo. Ada rero yahagurutse yiruka, maze bahita bagenda nyine berekeza aho ishevari zari ziri. Bakigerayo rero uyu musore yahise afata ishevari imwe yakundaga cyane, maze abwira uyu mukobwa ko agiye kumwuriza ndetse rwose akayimutwaraho. Ada yari afite ubwoba, ariko Elias aramubwira ati humura ndahari, nta kintu na kimwe uri bube. Yaramwurije rero maze yicara ku ishevari. Naho rero Elias we nyine yafashe ikiziriko imbere kugira ngo ayitware gahoro cyane, uyu mukobwa yicayeho. Yatangiye rero kumugendesha nyine ari ku ishevari, maze Ada rwose wabonaga byamurenze, yumvaga ameze nkaho rwose yibereye mu ijuru, yari ari guseka ibyishimo byamurenze. Abakozi bose rero iyi shevari yacagaho barahagararaga, maze bose bakareba, bibazaga ibyabaye bikabayobera, kubera ko batari bazi ko uyu musore ajya ashyikirana bingana gutya.
noneho barebaga ukuntu atwaye Ada ku ishevari maze rwose bikabatangaza. Bose rero bari bari guhamagarana kugira ngo nyine baze barebe. Elias rero yageragaho maze agahindukira akareba cyane uyu mukobwa mu maso, sinzi ukuntu Ada yamubonye maze ahita amubwira ati none se kuri kunyitegereza uri kundeba iki? Naho rero Elias atumva ubwiza bwawe buratangaje. Elias rero yahise amubwira ati natangajwe n'ubwiza bwawe, ukuntu nta kintu na kimwe uba wisize ndetse wambaye imyenda y'akazi ariko uri mwiza cyane, ikindi kandi ukuntu wishimye, ukuntu ushimishijwe n'akazi uri gukora ndetse rwose n'inzozi z'ahazaza ufite, sinzi impamvu numva byantangaje. Bakomeje rero kwizengurukira ku ishevari, gusa wa mushuti wa Ada yakundaga kumufuhira cyane, wagira ngo rwose yaramukundaga dore ko yabaga atifuza ko hari undi musore n'umwe bavugana. Hanyuma rero yabonye Ada ari kumwe na Elias, yarabarebye ariko ukajya ubona arasa nkaho yababaye ndetse rwose akibaza impamvu uyu musore ataramusuhuza na rimwe n'imyaka yose amaze akora hano, nyamara ari kumwe na Ada ku ishevari. Gusa nta muntu n'umwe wari kumuha igisubizo kubera ko mu bakozi bose hari harimo abishimye ariko nanone hari harimo n'abababaye. Bakomeje rero kwitemberera maze baza kugera ahantu nyine hari hari agashyamba, baricaye bari kwiruhukira. Ada rero yatangiye kubwira Elias atumva ndishimye ntabwo ushobora kubyumva, niba hari umunsi wambereye mwiza mu buzima ni uyu nguyu, wakoze cyane ni ukuri, ubyumve ko rwose ungejeje ku nzozi zanjye. Ibi bintu ntabwo nari nzi ko bizashoboka, gusa ndishimye, nagize ibihe byiza. Nubwo yabivugaga kandi ari no guseka. Naho rero Elias ati nawe wakoze cyane kuko rwose nanjye nagize ibihe byiza, kuba nari ndi kumwe nawe ni iby'igiciro rwose. Ada rero yaramubwiye ati hanyuma rero hashize amasaha menshi twibereye ku ishevari, reka ntahe, ndabizi ubu mama ashobora kuba yatangiye guhangayika kubera ko natinze. Elias rero yaramubwiye ati nta kibazo, wakoze cyane kandi n'undi munsi rwose nzongera ngutware ntugire ikibazo. Naho Ada ati urabinyemereye kuzongera ukantwara kuri cheval? Elias ati cyane rwose, keretse nutabishaka, ariko nyine ndifuza ko mbere yo kugenda wabanza ukampa nimero yawe. Ada rero yahise amubwira ati bisa nkaho nta telefone mfite kuko iyi telefone yarapfuye, uretse umuziki wonyine nta kindi kintu nyine gishoboka, gusa nanone nari ndi gushyira amafaranga ku ruhande kugira ngo nzayikoreshe, ariko nanone ntabwo ari ibintu byihutirwa kubera ko n'ubundi nta muntu n'umwe ujya umpamagara. Elias rero yahise amubwira ati zana turebe. Yarakarebye kano gatelefone katari kanashamaje na buhoro, maze ahita amubwira ati rero telefone yawe igomba gukora kandi ikajya ku murongo, kubera ko uhereye uyu munsi hari umuntu rwose uzajya uguhamagara buri munsi, uwo ni njyewe. Ndifuza ko twajya tuvugana kenshi kubera yuko kuba turi kumwe ubyumve ko byanshimishije, ndumva rero nifuza ko twazajya tuba turi kumwe inshuro nyinshi. Ada rero yahise amubwira ati nzayikoresha nta kibazo. Naho Elias ati hoya, ndahita nyijyana ahubwo maze nzayigukoreshereze, noneho ujye uyikoresha nka telefone aho kuyikoresha nk'ikintu wumviraho umuziki. Ada rero yaramubwiye ati urakoze cyane, ubwo reka ngende, naho ubutaha mama wanjye rwose ataza kugira ikibazo. Elias yaramubwiye ati uze kugira ibihe byiza, gusa wumve ko nishimiye guhura nawe ndetse rwose nishimiye umwanya wose twamaranye. Elias rero yageze mu rugo maze mama we ahita amubaza ati nari nakubuze kuri telefone, kubera iki rwose telefone yawe itacagamo, ahubwo se kubera iki watinze, wari uri hehe? Elias ati mama, none se ntabwo ubizi ko ku biraro nta network ihaba? Mama we ati ku biraro niho wari uri se? Naho rero Elias ati yego, nifuje rwose gukurikiza inama zawe, ndifuza kuzajya nyine njya kumenya amakuru ndetse no kwita ku byacu. Mama we rero byaramushimishije ati urakoze cyane mwana wanjye, icyo ni ikintu cyiza rwose umbwiye, ahubwo nyine
akira n'aya madosiye ucishemo amaso maze nze kubisinya. Naho rero Elias yahise amubwira ati nta kibazo. Yatangiye gucishamo amaso ariko nyine akazajya acikwa maze agaseka. Ubwo yari ari gutekereza kuri Ada n'ibihe byiza bagiranye. Mama we yaramubajije ati ariko se muhungu wanjye, urabizi neza ko nta kintu na kimwe waba ushaka kumbwira? Elias yarongera aramwenyura ati ntacyo mama, ni ukuri ntacyo, ahubwo reka izi mpapuro njye kuzisomera mu cyumba cyanjye. Yamaze kugenda rero mama we yari yatunguwe ati umuhungu wanjye ni iki kintu yabonye ku biraro kiri gutuma ari kujya amwenyura buri kanya? Ibyishimo afite ntabwo rwose yari abisanganywe. Ubu se yashimishijwe n'amatungo yabonye hariya ku biraro cyangwa byagenze bite? Gusa nyine nawe yahise ava mu ntekerezo yirinda nyine gukomeza kubitekerezaho. Undi munsi rero mama wa Elias yari ari hahandi ku biraro, maze agiye kubona abona mama wa Ada amuciyeho. Yaramuhamagaye rero maze mama wa Ada rwose amera nkaho atari kumwumva kandi yaramwumvaga neza cyane. Mama wa Elias rero yamwirutse inyuma ati ndi kukuvugisha. Naho rero mama wa Ada ati ntabwo nari nabyumvise. Mama wa Elias ati kandi nahamagaraga cyane ariko nta kibazo, nari ngiye kukubwira ko n'ubundi nanjye ntashye, nagira ngo rero nguhe lift maze nkugeze mu rugo. Naho rero mama wa Ada ati hoya, mbabarira rwose ntabwo najya mu modoka yawe kubera ko ndanduye cyane, mba mfite umwuka mubi, noneho kandi mfite n'imyanda mu nkweto, nakwanduriza imodoka. Mama wa Elias ati ibyo nta kibazo, ariko nta kibazo na kimwe mfite rwose cyo kwanduza imodoka. Icyangombwa ni uko uri bugeze aho ugiye, naho ibyo bindi bazayisukura nta kibazo, ntugire ikibazo. Mama wa Ada rero yari ari kwibwira mu mutima atari ku bundi uyu mubyeyi ari kumva ibintu ndi kumubwira cyangwa nta matwi afite. Wabonaga yanarakaye ndetse rwose ubona adashaka kumuvugisha, atanifuza ko kandi bari bujyane. Ariko mama wa Elias yakomeje kwensista, maze mama wa Ada buri uko abigenza yinjira muri ya modoka. Gusa bagiye batavugana, maze bageze nyine aho mama wa Ada yagombaga kuviramo ni hahandi n'ubundi bacururiza inkweto. Yavuye mu modoka rero Ada wari uri kubareba yaratunguwe no kubona mama we avuye muri iyi modoka. Nyamara mama wa Elias yahise aza yihuta maze yihoberera nyine Ada ati mukobwa wanjye umeze neza, yakundaga uyu mwana cyane, atari ku buri mwiza igihe cyose. Iyo ngusanze mu nkoko uba usa neza, iyo ngusanze ucururiza hano uba uri mwiza, noneho ukuntu uhora wisekera. Batangiye gutera story ndetse rwose ubona Ada nawe abyishimiye cyane. Mama wa Elias yahise amubwira ati ahubwo ndashaka izindi nkweto kubera ko za zindi ndaguze n'umushyitsi uje arazitwara kubera ukuntu nyine abantu bose bazikunze. Yarongeye afata izindi nkweto nanone amwishyura amafaranga menshi. Ada rero yarishimye maze abwira mama we ati mama, ndakubwiza ukuri ndumva twafunga noneho tukajya kwiryamira kubera ko niba ari amafaranga turayabonye, sindibaza ikindi kintu twaba turi gushaka. Mama we rero yari kumureba ubona rwose yabisuzuguye cyane, dore ko mama wa Elias yari amaze kwigendera. Naho Ada yahise amubaza ati se mama, noneho byagenze bite kugira ngo wemere kujya muri iriya modoka ko ubusanzwe ubyanga cyane? Mama we ati ni ukubera ukuntu uriya mugore nyine atumva, yashyizeho imbaraga maze birangira nyigiyemo. Gusa nyine abakire ni uko baba bashaka ko nyine tubunamira, niyo mpamvu baba bari kutwihesha ubu bufaranga bwose baba bari kuduha. Ada rero yahise amubwira ati ariko mama, ntakubeshye mfite amatsiko yo kumenya ikintu rwose uriya muryango waba waragukoreye cyatumye urakarira kuriya. Mama ati umunsi umwe uzabimenya. Yahise kandi anigendera maze asiga Ada hano. Undi munsi rero Elias yagiye kureba Ada, yaragiye bamutegerereje imbere nyine y'umuryango aho iwabo wa Ada babaga. Uyu munsi nyine yari yaje mu modoka, noneho abandi bakozi rero bari batuye nyine muri kino gipangu, dore ko kino gipangu cyabagamo abakozi benshi. Umwe yamunyuzeho maze akamubaza ati bosi, kuri hano se udasanzwe uhaza, urashaka iki? Naho rero Elias ati hari umuntu ntegereje. Uyu umukozi rero yahise amenya uwo ategereje uwo ari we maze ahita yigendera, ariko ahita amubwira atari inyuma. Mu kanya gato rero Ada yarasohotse maze nyine asanga Elias yegamye ku modoka. Ada yahise amubaza turi hano? Naho Elias ati yego.
nari nje nyine kugufata, gusa nyine hari n'akandi kantu nari nkuzaniye. Yahise rero akora mu mufuka maze amuhereza ka gatelefone ke, ati ubu noneho irakora neza nta kibazo, uzajya uhamagara ndetse unanitabe. Ada yatangiye kubyina, yari yishimye ati noneho ubu ni telefone. Yatangiye gusimbagurika rero maze aba aramuhobereye kubera ibyishimo. Yarebye rero uyu musore maze yibuka ko ahari rwose arengereye, yahise asubira inyuma amera nk'aho yikarumye, ariko n'ubundi biranga, arakomeza arabyina. Ari nako kandi Elias nawe ari kumwitegereza. Yahise amubwira ati jya mu modoka maze nyine nkugeze ku kazi. Ada rero yagiye mu modoka maze bagenda bari kuganira, dore ko rwose iyo babaga bari kuganira buri wese yabaga ari kumwenyura, ntawabashaga guhisha amenyo. Bagezeyo rero maze Elias amubwira ko yifuza kumufasha akazi maze bakagakora vuba, ubundi nyine bakajya kwitemberera, bakajya kugendera ku ishevari, ndetse nyine Ada akanajya kumwereka ahandi hantu hose yaba atazi, kubera ko we adakunda kujya ahantu henshi. Ada rero yarabimwemereye maze amuzanira ga nyine batangira kwambara. Batangiye rero gukura imyanda mu nzu y'izi nkoko. Elias byari biri kumunukira ku buryo yabifataga maze akabitwara rwose abishyize kure. Wabonaga yabangamiwe, yihumurizaga imyenda ye, ahari akumva nawe ari guhumura nk'inkoko. Naho rero Ada yatangiye kuzana ibyatsi maze akajya ashaka kubimusiga kubera ukuntu yabaga abona nyine yabitinye. Gusa barakomeje barafatanya, maze mu kanya gato Elias yari amaze kubimenyera neza. Abakozi baha rero bahanyuraga babona bari gufatanya, babaga bumiwe rwose, bayoberwaga ikintu uyu mukobwa yisize ndetse n'ikintu yaba yarahaye uyu musore gituma akora imirimo atigeze akora na rimwe mu buzima. Mu kanya gato rero bari babishoje byose, bamaze kugaburira n'aya matungo maze bahita bajya kwitemberera. Hari ahantu rero hafi hano hari akayaga, bagendaga bakicara ku ruhande maze rwose bakaba birebera mu mazi bari no kwiganirira, ari nako kandi bari kwikinira nyine bifatira akayaga. Mbese bano bana bari babayeho neza cyane rwose, umuntu wese wababonaga yabonaga ko buri wese yishimiye undi. Mu kanya gato rero Elias yafashe Ada mu biganza bibiri maze ahita amubwira ati none se wakwemera kuva hano iminota mikeya? Ada ati nta kibazo rwose, kubera ko hari ubundi niho mba ubuzima bwanjye bwose, sinjya mpava. Elias rero yahise amufata ukuboko kumwe maze ahita amubwira ati twagiye. Ada ati kano kanya se kandi nsa gutya? Nawe Elias ati nta kibazo rwose tugende. Bahise bagenda rero maze bajya mu modoka. Ada ntabwo yari azi aho bagiye, yagiye kubona abona binjiye mu gipangu kitagira uko gisa, ahantu heza cyane, maze bava mu modoka. Yamufashe ikiganza rero n'ubundi maze amwinjiza mu nzu. Adakihagera yabonye ko nyine ari urugo rw'abantu. Yatangiye kugenda areba, ubona rwose ameze nk'aho ari kurota ku bintu ari kubona. Yaramubajije ati none se hano ni mu rugo iwanyu? Elias ati cyane. Ada yahise agira ubwoba ati none se umumama wawe araza kubifata gute naramuka ambonye ndi hano? Elias yahise amubwira ati ikigaragara cyo imodoka ye ntayo mbonye hanze, birashoboka ko adahari. Ada rero yakomeje kureba ati inzu yanyu ni nziza cyane, wagira ngo ni ukuri ntabwo muba ku isi, muba mu ijuru, noneho ni nini cyane, ni ubwa mbere mbonye inzu ingana gutya. Mu kanya rero yabonye ifoto yari iri ku gikuta maze ahita amubaza ati uriya ni papa wawe se? Naho Elias ati yego ni papa wanjye, ariko ubu ngubu nyine ari mu ijuru kuko yatuvuyemo. Ada ati yego nahoraga numva bamuvuga, ariko nari ntarabona isura ye n'umunsi n'umwe, gusa numvise ko bavuga ko yaguye muri accident ikomeye, ihangana rwose ukomere. Elias ati yego iryo joro byari biteye ubwoba cyane, ariko nyine ubu twarabyakiriye kandi nanone twizeye ko aho ari ahantu heza nta kibazo. Yahise amubwira ati reka ahubwo nkomeze ngutembereze inzu. Yaramutembereje maze bagera mu gikoni. Yamweretse rero agatebe yicaraho maze azana amafunguro ategura ku meza. Yaramubwiye ati mama wanjye azi guteka cyane, ndabizi ko yakwishimira kuba hari umuntu nazanye hano maze tugasangira amafunguro ye ameze neza aba yateguye. Ada rero yitegerezaga ibi byo kurya nawe akabibona rwose ko bidasanzwe. Hanyuma yarebye ku meza abona bamuteguriye ibintu bitatu. Bari bamuteguriye ikiyiko, bamuteguriye ikanya ndetse n'icyuma.
yarabirebye byose akajya abifata akabivangavanga akayoberwa icyo kubikoresha. Elias rero yaramwitegereje maze abona ko rwose uyu mukobwa byamucanze. Yaramubwiye ati ko ndeba se wagira ngo rwose hari ibintu bikubangamiye. Ada yaramubwiye ati wumva ni ubwa mbere nama ngiye gukoresha ibi bintu. Elias yaramubwiye ati ariko si ngombwa kwigora, koresha nyine icyo ubona washobora muri ibi. Ada yahise amubwira ati hoya, ntabwo nshaka gukoresha kino kiyiko kubera yuko ibi nubwo ntazi kubikoresha ariko ngomba kubyiga, ndifuza ahubwo kubimenya kuko ahari umunsi umwe nshobora kuzatumirwa mu nama ikomeye cyangwa se ahantu hakomeye, bityo rero ngomba kuzaba mbizi kugira ngo ntazahasebera. Elias yahise amwenyura ati ariko ni ukuri nkunda ibitekerezo byawe, nkunda kandi ukuntu wishyizemo ko ahazaza hawe ari heza cyane ndetse watangiye no kuhategura, ni byiza cyane, reka mbikwigishe. Ubwo rero mbere ya byose urabanza ufate icyo cyuma maze ugifate mu kuboko kwawe kw'iburyo, hanyuma ufate iyo kanya uyifate mu kuboko kwawe kw'ibumoso. Niba hari ikintu gikomeye ukeneye gukata uzajya ukoresha nyine icyo cyuma ukata, ariko icyo kintu gifatishe iyo kanya yawe. Hanyuma nanone niba nta kintu gikomeye kirimo cyo gukata uzajya ukoresha icyo cyuma cyawe ushyira ibyo kurya kuri iyo kanya yawe, ubundi nyine urye. Yahise abimwereka uko yabigenza nyuma yo kumufatisha nyine furushete ndetse na kuto. Naho rero Ada nawe yahise amwigana maze rwose ayoreraho ibyo kurya ababashije kurya. Yarishimye cyane ati uzi ko nabimenye. Elias ati cyane biroroshye, noneho wowe ufata vuba cyane. Bahise bafata amafunguro rero ubona rwose Ada yishimye kubera ko yari amaze kumenya gukoresha ibintu nyine abandi basirimu bose bakoresha. Yaramubwiye ati gusa nyine aya mafunguro ameze neza cyane, ubyumve yuko ari ubwa mbere mfashe amafunguro ameze gutya. Bakomeje kandi kuganira wabonaga bishimye. Elias nawe yaranezerewe kuba hari umuntu babashije gusangira muri iyi nzu, dore ko nyine atari ibintu byari bisanzwe. Bamaze rero gufata amafunguro maze bajya kwicara muri salo kugira ngo nyine bafate n'ako kunywa. Hanyuma rero sinzi ukuntu Elias yagiye mu cyumba maze Ana wa mushuti we aba arinjiye. Akinjira rero yitegereje uyu mukobwa maze atangira kwihungiza ku mazuru. Naho rero Ada we yarikanze maze ahita ahaguruka amusuhuza n'ibyubahiro byinshi ati mwiriwe neza babuja. Naho rero Ana yaramurebye ahubwo akajya amwereka ibimenyetso byo kumubwira ngo yigire hirya. Elias rero yahise agaruka maze ahita amubaza ati ariko kuki wowe nyine uza hano utaduhamagaye, uba ukeka ko hano hazira igihe cyose ushatse? Ana rero ati ahubwo mbwira, uyu mukobwa unuka nk'amatungo ni uwa hehe, wamukuye hehe? Elias ati ariko ntabwo rwose anuka nk'amatungo, nawe wikabya, gusa nyine akorera mu biraro bya mama wanjye. Hanyuma rero sinibaza niba wumva yahumura nka ice cream. Naho rero uyu mukobwa ati impamvu utari kubyumva ko anuka nk'amatungo ni uko rwose wabimenyereye, ni umwe mu bakozi bawe rero wazanye hano mu rugo, ibyo bintu se birashoboka? Elias yahise amubwira ati ibyo ntabwo bikureba rero, usanze n'ubundi twari twigendeye, reka mugeze mu rugo ubwo nyine ndaza kugaruka. Ana ati hoya ntabwo byashoboka, hanyuma se ngewe? Naho Elias ati ubwo nyine nutaha ntaraza urahamagara umushoferi wawe aza gutware. Ana ati hoya ntabwo rwose bishoboka, nanjye nyine ugomba kuntwara. Elias yahise amubwira ati nta gahunda twari dufitanye, nyine ubwo ko waje ni nakuri butahe. Yahise rero yifatira mu kiganza Ada maze barisohokera. Ada yaramubwiye ati umva wakoze cyane kuba wanzanye hano, ndetse rwose wakoze kuri buri kimwe, ndumva nishimye cyane ntushobora kubyumva. Yaramutahanye rero amugeza mu rugo, gusa wa musore w'umushuti wa Ada wahoraga amufuhira cyane nubwo yarabibonye ko Elias amucyuye mu modoka byaramubabaje maze rwose biramurenga. Gusa yatangiye kubona ko n'ubundi byasaga nkaho Ada asigaye afite ibitekerezo byinshi, bigaragara ko yahoraga yitekerereza kuri Elias, mbese nta mwanya yari akibona wo kuganira n'uyu musore. Kandi koko nibyo, kuko rwose umwanya munini yari asigaye awumarana na Elias batembereye cyangwa se bari kuganirira ku kazi, dore ko uyu musore atarakitinda rwose kuza hano akaza akanamufasha ibintu byatangazaga abandi bakozi bose.
Uyu musore rero yasanze Ada hantu yacururizaga inkweto maze amwicara iruhande, yaramubajije ati ariko se mbabarira umbwize ukuri, nka buriya mwari muvuye hehe? Naho rero Ada yamubwije ukuri ati nyine twari tuvuye iwabo wa bosi, yanjyanye iwabo turasangira, ni heza cyane. Yatangiye kubimubwira nk'uri kumubwira inkuru nziza, nyamara uko yabimubwiraga niko uyu musore yarakaraga. Ati hanyuma se ntabwo wari ufite ubwoba bwo kuba uri kumwe nawe mwenyine? Ntabwo watekerezaga ko yakugirira nabi? Ada ati hoya, ntabwo yabikora. Ni umusore wiyubashye, warezwe kandi w'umwana mwiza cyane, aritonda ku buryo udashobora kubyumva kandi agira umutima mwiza. Ntabwo rero ibyo byose yabikora. Naho uyu musore ati sinumva ikintu wamwizeyemo, ariko nyine ntabwo bitangaje, n'ubundi abakobwa mukunda amafaranga kandi nyine we si umukozi ahubwo ni umukoresha. Ada ati ushatse kuvuga iki se? Ushatse kuvuga yuko impamvu mukunda ari ukubera yuko afite amafaranga? Gusa ntakubeshye, ibyo uri kuvuga byo ni nabyo, ndamukunda cyane. Uzi yuko se iyo ampamagaye cyangwa iyo mutekereje mba numva utunyugunyugu turi kuguruka mu nda. Sinkubeshye rwose, uriya musore natangiye kumukunda kandi cyane. Uyu mushuti wa Ada rero we ntabwo rwose yigeze ashimishwa n'aya magambo, dore ko yari amaze kumva ko umukobwa yakunze mu ibanga rikomeye rwose, bisa nkaho bamaze kumumutwara, nyamara ntiyari yarigeze abimubwira, ndetse Ada we yamufataga nk'inshuti isanzwe cyane. Bwarakeye rero maze Ada nyine ajya ku kazi nk'ibisanzwe. Yari yicaye rero ahantu ku kazu kari kariho nyine robine, yari ari gukaraba intoki ndetse rwose akaraba n'ibirenge dore ko yabaga yanduye. Elias rero yarahamusanze maze ataranamusuhuza yahise amwambura uyu mugozi wazanaga amazi maze atangira kuyamutera ahantu hose. Ada rero yarahagurutse nawe arawumwaka maze nawe atangira kuyamutera. Batangiye guterana amazi kugeza aho bose batose burundu. Ada rero yaramubwiye ati umva ndatsinzwe rwose, ndemeye, mbabarira turekere. Naho rero Elias ati none se wakwemera ko tujyana mu rugo iwacu? Ada ati kandi nanone se? Ati uyu munsi? Elias ati nta kibazo, wabyemera uyu munsi, wazaza ejo cyangwa ejo bundi nta kibazo, gusa nyine hari ikintu nakuguriye kandi ndifuza kukujyana ahantu. Ubwo rero rwose ubinyemereye twajyana mu rugo. Ada yahise amubwira ati wanguriye ikintu? Elias ati cyane. Ada ati none se ni iki? Elias ati nyine ndifuza kugutungura, ntabwo ntakikubwira. Ada ati okay, noneho nta kibazo twagenda rwose. Bahise bagenda kano kanya rero uyu mukobwa rwose anemereye gutya. Baragiye rero bakigera iwabo, Elias yaramubwiye ati hanyuma rero nyine wihangane, hari ahantu ngiye kukujyana, ariko nyine urahumiriza amaso wowe unyizere maze tugende. Ada yarahumirije maze Elias aramuyobora nyine. Yaragiye maze amugeza mu cyumba cye, hanyuma rero akimupfukura amaso Ada yarebye hano hantu ari maze abona imbere ye hari uburiri. Ubwoba bwaramwishe, atangira gukanura ukuntu, yatangiye gutitira. Naho rero Elias yegetseho nyine umuryango, ubundi yerekeza kuri garderobe yari iri mu cyumba cye. Yatangiye rero gufungura iyi garderobe, naho uyu mukobwa n'ubwoba bwinshi yatangiye gutakamba rwose ameze nk'umusaba imbabazi. Ati ni ukuri mbabarira rwose, nizere ko ibi bintu utabinkora, kubera yuko ibyo ni igikorwa ngomba kuzakorana bwa mbere n'umugabo wanjye. Ntabwo ibyo bintu ndabikora na rimwe kandi sinifuza no kubikora. Ndakwinginze rwose ntunkorere ibyo bintu. Elias rero yaratunguwe, yaramurebye maze ahita amubwira ati hanyuma se uratekereza ko naba ngiye kugufata ku ngufu cyangwa se naba ngiye kuguprofita kuko nakuzanye hano? Ntabwo rwose numva ukuntu utanyizera, nari nzi ko unyizeye kandi ubizi neza ko ibyo bintu ntabikora. Ntabwo nabikora rwose. Gusa nyine uyu mukobwa n'ubundi yakomeje kugira ubwoba bwinshi. Ati none se kubera iki unzanye mu cyumba cyawe? Elias yarageze aramwihorera maze afungura ya garderobe. Yakuyemo rero amamvirope 2 maze araza ayahereza uyu mukobwa. Ati icyari kinzanye ndetse cyanatumye nkuzana hano nuko nyine narinje kuguha ibintu nakuguriye kugira ngo ubashe kubyesaya maze urebe niba bigukwiriye. Yamuhereje rero aya mamvirope, atamubwira ati rebamo, hanyuma nyine
urebe ibirimo, ubwo uragerageza kwigera, nanjye ngiye kuba ndi muri salo, nuza gusoza urambwira nta kibazo. Ada rero yumvise bisa nkaho rwose asebye kubera ko ibyo yatekerereje uyu musore atari byo rwose byari bigiye kuba. Yarebyemo maze abona harimo ikanzu nziza cyane. Ikanzu yarebye atangira kuyihobera, atangira kuyisomagura. Ni ubwa mbere yari abonye ikanzu nziza imeze itya. Yarayirebye maze kuyihaga biranga. Yarebye rero mu yindi amverope maze ahita asanga harimo inkweto z'umukara ndende nziza cyane, dore ko iyi kanzu yo yari umutuku. Ibi bintu byari bijyanye. Yarabyitegereje maze biramurenga. Yatangiye rero kwigera iyi kanzu ndetse rwose no kwambara nyine zino nkweto. Yarabyambaye rero ariko inkweto zimunanira kuzihagararamo kubera ko nyine zari ndende. Bwari ubwa mbere agiye kuzambara ndetse rwose no kuzambara ahubwo byari byamunaniye. Yarirebye muri miruwari iri hano abona neza neza arasa n'igikomangomakazi. Yari mwiza, iyi kanzu yari imubereye. Mu kanya gato rero yahise atangira kumanuka amayesikariye ajya muri salo kugira ngo ajye kwereka nyine Elias uko byagenze. Elias akimukubita amaso yabonye ahari atari wa mukobwa yari asanzwe abona. Yaramurebye aguma ameze nk'isitati atanyeganyega, kuko rwose byari bitangaje ukuntu uyu mukobwa yari ari gusa, ukuntu yari aberewe. Yaraje rero maze Elias nawe aza amusanganira. Yaramubwiye ati uri mwiza, uraberewe, urasa neza cyane. Nyamara uyu munsi bari bazi ngo mama wabo ntabwo ahari, ariko nyamara yari ahari. Yahise asohoka mu cyumba maze bakimubona barikanga. Ada rwose yabuze ahantu akwirwa, abura ahantu areba, mbese biramucanga. Naho rero Elias yitegereje mama we ariko ntiyagire ikintu na kimwe avuga. Mama wa Elias rero yahise abwira Ada ati uraberewe cyane cyane rwose, mwatekerezaga se ko ndahari? Ndahari rwose, ariko kandi nta kibazo na kimwe mwakabaye mugira. Uraberewe, uri umukobwa mwiza, urasa neza, ntabwo rwose nari nzi yuko ujya uberwa gutya. Naho rero Ada yahise amubwira ati umuhungu wawe ari nawe kandi inshuti yanjye cyane, niwe rwose wanguriye iyi kanzu. Mama we rero yaratangaye ati cyakoze umuhungu wanjye nawe arantunguye, ntabwo nari nzi ko rwose ajya amenya ibintu bigezweho ku buryo yaba azi amakanzu meza nka gutya. Gusa nyine arantunguye rwose, ariko ni ukuri ndabishimiye cyane. None se ko ndeba ubundi mwari muri kwambara neza, hari aho mwari mugiye kujya? Naho rero Elias ati yego mama, uyu nguyu rero ureba hano sinzi yenda uko musanzwe muziranye, ariko uyu mukobwa ni inshuti yanjye magara, ni inshuti yanjye cyane. Hanyuma rero nari ngiye kumusohokana, nifuzaga kumujyana ahantu nyine tukajya gusangira. Mama wese amubwira ati ni byiza cyane mwana wanjye, kandi rwose uranshimishije, ahubwo ni mube muntegereje gatoya. Yarongeye rero yinjira mu cyumba cye maze asohokamo. Gusa nyine mu kwinjira Ada yari ari kureba Elias maze agatungurwa n'ukuntu uyu mubyeyi yabishimiye, ndetse rwose nta kibazo na kimwe agize, atitaye ko yari umukozi we uri mu nzu ye. Noneho kano kanya yasohotsemo rero afite agakufe keza cyane cyane rwose, kari mu kantu kako bigaragara ko kari katarambarwaho na rimwe. Yaraje rero ahita amubwira ati umuhungu wanjye rero wari wakoze ibishoboka byose ntako utagize, ariko hari ikintu cyaburaga. Buriya rwose umuhungu uri romantike agomba guha umukobwa bagiye gusohokana amabiju, agomba kumurimbisha. Naho rero Elias yarasetse ati mama erega sinakwibuka byose, ariko ibi nabyo nagombaga kuza kubyibuka. Ndakeka hari twari kuza kunyura ahantu gushaka ikintu cyo kwambara mu ijosi, ibyo ntabwo nari nabitekereje. Mama ati nta kibazo rero umuhungu wanjye ngomba kukunganira, ibyo nyine nta kibazo nabigutekerereje. Yahise abwira rero Ada ati reba hirya, maze atangira kumwambika aka gakufi. Yaramubwiye ati aka gakufi ndakambara na rimwe, gusa rwose gafite igisobanuro kuri njyewe. Hanyuma rero uzanakagumane, uzajya ukambarana nyine n'iyi kanzu. Yamaze kukamwambika maze abona araberewe cyane. Ada nawe yarirebye abona ibintu byahindutse, yaramushimiye ati murakoze cyane mubyeyi, sinzi uko nabashimira. Naho rero mama wa Elias yahise amubwira ati muhungu wanjye nta kibazo mwagenda kandi muze kuryoherwa, ariko uramenye utaba ikigwari.
ntuze kunsebya rwose, ntabwo nshaka kuza kumva ibintu bitari byiza, nizere ko nta kunsebya kurimo. Elias aseka ndetse na Ada nawe amwenyura ati mama ntabwo nagusebya humura. Bakimara kugenda rero mama wa Elias yasigaye yishimye ati ntureba noneho umuhungu wanjye yamenye guhitamo rwose, nizere ko uriya mukobwa ariwe ugomba kuzambera umukazana, nizere ko kandi agomba kuzamubwira ko amukunda bidatinze, ariko nanjye nta kwirirwa ntekereza kure kuko iyo barebanye byonyine narebye ijisho barebanaga biragaragara ko rwose bakundana. Bageze rero aho bari bagiye gusangira maze nyine batanga komande y'ibyo bagombaga gufata, hanyuma amafunguro amaze kuza bari gufata amafunguro, Elias yitegereje Ada atuje cyane ari kumureba mu maso, Ada nawe amureba mu maso, bose bararebana, maze Elias yahise amufata ibiganza byombi yaramubwiye ati Ada rwose guhura nawe byari bitunguranye, ariko ni ukuri ndashaka kukubwira ko umunsi wa mbere nakubonye, inseko yawe ndetse n'indoro yawe byose byantwaye umutima, naragukunze guhera uriya munsi ndetse rwose umutima wanjye warawijyaniye, ni wowe ubana. Ada rero yatangiye kumureba adahumbya, dore ko nyine yumvaga ibi bintu biri kumurenga kubera ko neza yumvaga bari kumuvugira ibintu. Elias yaramubwiye ati ndagukunda cyane kandi ni ukuri nditegura gukomeza kugukunda, ndetse ndifuza ko wanyemerera ko wampa n'uburenganzira bwo kugukunda, kandi rwose nawe ukambwira niba witeguye ko twajya mu rukundo. Ada rero yakomeje kumwitegereza nta kintu na kimwe avuga, maze Elias bimutera ubwoba, yaramubajije ati none se naba nkubwiye ibintu utashakaga kumva, naba nkubangamiye? Ada ati oya, ntabwo umbangamiye, ahubwo nyine nashakaga kukubwira yuko nanjye nagukunze guhera umunsi wa mbere nkikubona, noneho tekereza ko wamvugishaga kuri telefone maze nkumva utunyugunyugu tunguruka mu nda. Bose barasetse maze bahita bahoberana. Ada yaramubwiye ati ndagukunda cyane cyane kandi ni wowe musore wa mbere nkunze. Naho rero Elias ati nanjye nuko, ni wowe mukobwa wa mbere nkunze, gusa ndumva nyine urukundo rutangiye kundenga. Aba bombi rero barasangiye ibyishimo ari byose, maze mu gutaha Elias nyine yaciye ahantu nyine na Ada, maze arongera amugurira ibindi bintu abimuhamo impano. Uyu munsi wari umunsi w'impano kuri Ada. Hanyuma rero bageze imbere yo kwa Ada, dore ko nyine Elias yari yamutahanye mu modoka nk'ibisanzwe. Bicaye mu modoka rero Elias yahise amubwira ati ntakubeshye ntabwo nzi ukuntu ndi kwiyumva, gusa ndumva hari ikibatsi cy'urukundo kiri kungurumanamo, ndi kwibaza haramutse hagize umuntu ugerageza kutujya hagati uko byagenda. Naho rero Ada ati humura rwose, niteguye kurwana ku rukundo rwacu, twarurwanirira, ntabwo twatuma hari umuntu utujya hagati ngo dutandukanye. Guhera uyu munsi ubu ndi umukunzi wawe, nawe uri umukunzi wanjye, ubwo rero njye nawe turi umwe kandi nyine tuzaharanira guhora turi umwe. Barongeye barahoberana mu modoka, nyamara icyo batari bazi, mama wa Ada yari ari kubarebera mu idirishya, yari ari kubareba umujinya ukamwica, maze rwose agatangira gutetera amaguru kubera umujinya. Ntabwo nzi ikintu cyari kimurakaje, kubona rwose umukobwa we bisa nk'aho ari gukundana na bosi wabo, byari bimubabaje kugira ngo bibe bimushimishije. Aba rero basezeranyeho, maze Elias abwira Ada ati maze ugerageze kutandota kuko ngiyeho ijoro ryose ndarara nkurota bunkereho. Ada yaramwenyuye maze yitonze cyane yabwiye nyine umukunzi we ati uraraharyana, gusa ndumva ntangiye kugukumbura, gusezeranaho ntabwo byari byoroshye habe na gatoya. Ada rero yarinjiye maze ahita asanga mama we yicaye muri salo, dore ko we kubera ukuntu yari atashye atinze yari agiye nk'inyumba, yumva rwose mama we atari bumwumve. Amusanze muri salo yahise amusuhuza ati mama, ati mwiriwe. Naho rero mama we ati mbwira biriya byatangiye ryari, wowe n'uriya musore mwatangiye ryari, mbwiza ukuri, ese mwaba mwaramaze gukora igikorwa nyamukuru? Naho rero Ada ati oya rwose mama, babara wivuga ibyo bintu, ntabwo ibyo bintu byigeze bibaho, gusa nyine
njye nawe ntabwo tuzi igihe byatangiriye kuko twese twisanze mu rukundo, ndamukunda cyane kandi nawe arankunda, naho mama we yashatse nko kumuniga ati wivuga ibintu by'urukundo imbere yanjye, mbwiza ukuri niba mutarakora icyo gikorwa. Ati hoya ntabwo turagikora. Mama ati hanyuma rero ugomba guhita umureka byihuse, sinifuza kuzongera kumuvugisha, sinifuza ko muzongera kubonana, sinifuza ko azongera kukwegera muri metero 10 kubera ko rwose nazakugirira nabi cyane. Atari ko se mama, bari abantu kubera icyo ubanga, nyamara rwose uriya muhungu ni umwana mwiza, nta kibazo cye habe na gitoya, sinzi impamvu rero ubanga, gusa n'ubundi ndabizi ko nta muntu n'umwe ukunda, ariko twe turakundana kandi rwose sinibaza impamvu ushaka kudutandukanya. Mama we ati ceceka, ibyo sinshaka kubyumva, ibyo ni biri kwivugisha, azibeshye yongere kukwegera gusa, uzaba ureba icyo nzagukorera, kandi gira vuba ukuremo ibyo byenda wambaye, kubera ko utarebye neza nabishyira mu muriro nkabitwika. Elias rero we yageze mu rugo, maze mama we ahita amubaza ati mbwira byagenze bite rero mpa amakuru. Elias yari ashyushye birumvikana, yabwiye mama ati mama ntabwo wabyemera, ubu kano kanya umuhungu wawe afite umukunzi, ubu rwose noneho ntabwo nkiri single, ubu ndi mu rukundo na Ada, ndetse rwose nanamusabye ko yambera umukunzi. Kubw'amahirwe nasanze nawe tubyumva kimwe kubera ko nawe ari mu rukundo, ndishimye ntabwo ushobora kubyumva. Mama ati nkabibona mwana wanjye, ukuntu wari usigaye uhora wisetsa uri ku matelefone, usekana n'amatelefone yawe narebewe impamvu, naho uburyo bwose wari uri mu rukundo, gusa wumve ko nishimye ku bwawe. Ndetse rwose ibyo yanabivugaga amuhobera ati nuko rwose ndanezerewe uyu munsi. Elias rero yagiye kuryama, gusinzira biranga kuko yatekerezaga amagambo yaganiriye na Ada, maze akumva ibi byose biramurenze. Nyamara ntabwo yari azi ko Ada we rwose ataraye neza kubera ko bari kumubuza gukomezanya n'umukunzi we. Bwarakeye mu gitondo rero, maze Ada ajya ku kazi nk'ibisanzwe. Elias nawe yazindutse ajya kureba nyine uyu mukobwa. Yaragiye rero maze abakibonana, Ada yahise yibagirwa ibyo mama we yamubwiye byose, maze bahita bihoberanira. Batangiye rero kuganira, Ada amubwira ukuntu yarayamurose nubwo yari yabimubujije. Elias ati wimvugira ibintu, ati gusa ejo nagize ibihe byiza, ikindi kandi ni ukuri ndifuza kugushimira ko wabashije nyine kwifata maze ukanyibikira, ibyo rwose byaranshimishije cyane. Ada yahise amureba ati nkakwibikira kandi? Naho rero Elias ati cyane nyine, ati none se sinjye mugabo wawe w'ahazaza, ntiwambwiye ko wifuza kuzakora kiriya gikorwa bwa mbere gikoranye n'umugabo wawe? Uwo ni njye nyine. Bose bahise baseka rero, dore ko nyine Ada atari yumvise kare ibyo uyu musore yari ari kuvuga. Elias rero yakomeje kumubwira ati hanyuma rero tekereza ko tuzabyara abana nka 5. Ada ati hoya tuzabyara nka 3, 5 nawe urakabije. Elias ati 5. Ada ati hoya 3. Naho Elias ati nta kibazo, tuzabyara abo ushaka, icyangombwa nyine ni uko tuzagira umuryango, maze abo bana tukajya tubazana hano tukabereka ahantu twajyaga twicara turi kuganira, aho twahuriye ubwa mbere, naho ndetse twabwiraniye ko dukundana. Ibyo byose tuzabibereka. Bari bari kwisekera rero, ubona rwose nta kibazo gihari. Maze mama wa Ada ababaguyeho, yahise rero abwira Ada ati wa mukobwa we nta matwi ugira, ibyo nakubwiye n'akanya wabyibagiwe. Yarahindukiye rero areba Elias ati wa muhungu we, ko nkuba nk'umukoresha wanjye wambabariye ukava inyuma y'umukobwa wanjye, ko rwose ibyo uri gutekereza bidashoboka, ntabwo byashoboka habe na gato. Elias rero yarumiwe, maze abwira uyu mubyeyi ati none se rwose ni iki kitashoboka, ko nta kintu na kimwe kibi nakwifuriza umukobwa wawe, ikindi kandi ndamukunda birenze, ndetse rwose ndifuza yuko yazambera umugore, ndamukunda n'umutima wanjye wose. Mama wa Ada ati ibyo bisubiza aho bikuye, ntabwo bishoboka ko yakubera umugore kubera ko sinazigira ngo ushyingira na rimwe. Hanyuma rero mbabarira, niba rwose hari icyubahiro na gikeya waba ungomba nk'umuntu ukuruta, mbabarira uve inyuma y'umukobwa wanjye, kuko sinshaka kuzongera kubabonana ukundi. Ada byaramubabaje, maze abura aho areba, gusa amarira atangira kubunga mu maso. Mama wa Ada rero yamubwiye ati niba ari na ngombwa ko mfukama, mbabarira mfukame, ariko rwose umbabarire uve inyuma y'umukobwa wanjye. Elias rero yabonye ibintu bikaze, maze areba mu maso ya Ada, ubundi arahindukira nyine aragenda, kuko yabonaga uyu mubyeyi
bisa nkaho byamubabaje cyane kuba bari kumwe. Ada rero akimara kubona Elias agiye nawe yahise yiruka n'agahinda kenshi, maze asiga mama we ahagaze hano. Elias rero yaragiye, maze ageze mu rugo asanga nyine mama we ari mu gikoni yari afite agahinda kenshi. Noneho yahise afata nyine ibintu byose mama we yari ari gutunganya, maze afata icyuma atangira gukatagura mu buryo nyine budasobanutse. Mama we yaramubaje ati mwana wanjye ubaye iki, habaye iki mbwira. Naho rero Elias ati mama wa Ada ntabwo yifuza ko dukundana, ntabwo yifuza kumbona, sinzi impamvu yanyanze. Naho rero mama we yaramubwiye ati mwana wanjye ibyo bintu ntabwo bishoboka, gute se ko yakwanga ko uri umuhungu warezwe witonda? Ni gute mama wa Ada yakwanga? Nyamara njyewe umukobwa we rwose naramwishimiye, nifuza ko yaba umukazana wanjye, ariko nanone wihangayika, nzajya kuvugisha uriya mubyeyi kandi ndabizi ko bizagenda neza. Elias rero nibura yaratuje kuko yari yumvise mama we amubwira ko rwose azajya kuganiriza uyu mubyeyi. Nyamara muri kano kanya Elias wari ufite agahinda kendaga kumuturisa, yahise ahobera mama we ngo nibura yumve ko yaruhuka. Mama we rero yaramubwiye ati tuza mwana wanjye, humura rwose nzabikugiramo kandi ndabizi ko bizemera. Bwarakeye rero maze mama wa Elias ajya kureba mama wa Ada, nyamara mama wa Ada ntabwo yashakaga kumuvugisha. Mama wa Elias rero yaramubwiye ati ni ukuri ihangane rwose umbwire ni ikihe kibazo gihari gituma wumva umukobwa wawe atakundana n'umuhungu wanjye? Bari abana barakundana kandi ni ukuri urukundo rwabo njye ndarushyigikiye. Mama wa Ada ati njye sindushyigikiye, nta nubwo nzigera ndushyigikira, ahubwo ubwira umuhungu wawe ava inyuma y'umukobwa wanjye kuko sinzigera mbashyingira na rimwe. Mama wa Elias yarumiwe ati kubera iki? Ko rwose tuziranye imyaka myinshi yashize ukorera hano, nta kibazo na kimwe twize tugirana, sinigeze nkubwira nabi, none kubera iki ibyo bintu utabyemera? Mama wa Ada ati namaze kubivuga rwose, ntabwo nifuza kuzabona umuhungu wawe ukundi iruhande rw'umukobwa wanjye, nizere ko rwose ibyo birangiye. Mama wa Elias rero yatashye agahinda nawe kamwishe ko ntacyo abashije gufasha umuhungu we. Yaragiye rero abwira umuhungu ati rero ndabona rwose nta kindi wakora uretse icyo kureka uriya mukobwa kubera ko mama we ntago ushaka iruhande rwe. Hanyuma rero ndifuza ko nawe watangira kwishyiramo kumwikuramo. Elias ati ntabwo byashoboka, uriya mukobwa ni urukundo rwanjye rwa mbere kandi ni narwo rwa nyuma kuko ndamukunda n'umutima wanjye wose, sinzi icyo nakora ariko kumureka byo ntibyashoboka. Hagati aho rero bari bakivuganirira kuri telefone bahamagarana bandikirana, ari nako kandi adabwira Elias ati nizere ko nukuri wabashije kubabarira mama kubw'ibyo yakubwiye byose. Naho rero Elias ati oya nta kibazo, ahari tuzashaka icyo gukora, ahari azagira habyumve kuko ndagukunda n'umutima wanjye wose kandi siniteguye kukureka. Ada ati nanjye ntabwo niteguye kukureka. Mama rero wa Ada yamenye ko noneho bagikoresha telefone bavugana. Iyi telefone rero kandi burya mbere nyine yari yarayihawe na wa musore w'inshuti ye wamufuhiraga. Mama wa Ada yaramuhamagaye maze amusaba ko yakongera akisubiza iyi telefone kugira ngo uyu mukobwa atazongera kuvugana n'uriya musore, ndetse abwira uyu musore w'inshuti ya Ada ati ikindi kandi ndifuza kumuba hafi, ndetse rwose ukaba ari wowe nyine utangira kumutereta maze akaba ari wowe mujya mu rukundo, ni wowe mureshya, mbese ni wowe turi mu rugero rumwe, ni wowe nifuza ko azambera umukwe, ntabwo ari uriya nifuza. Uyu mushuti rero wa Ada nawe yumvise ko nyine mama wamushyigikiye maze rwose atangira gushyira mu ngiro ibyo bari bavuganye, dore ko bwakeye, maze akamubwira ko ya telefone ayishaka kandi nyine byihutirwa ariko ko azongera akayimugarurira, kandi nyamara kwari ukugira ngo bace konegisiyo hagati y'aba bombi. Gusa nyine Elias ndetse na Ada bo ntabwo rwose barekewe kubonana, ahubwo nyine batangiye kujya bahurira ahandi hantu hirya hategeranye nyine n'ibi biraro ku buryo nta muntu ubabona. Ada rero yabwiye Elias ko ubu ngubu nta telefone afite kubera ko nyine wari warayimutije yayimwatse. Elias rero yahise amugurira indi telefone byihuse maze rwose amubwira ko agomba kujya ku murongo. Nyamara
Ada we ntabwo yari azi ko kuba iyi telefone yarayatswe bifite aho bihuriye n'umubyeyi we, kubera ko nyine yatanye telefone atanayihishe nyine. Mama we akikubita amaso yahise ayimwambura ati kandi urongeye uzanye indi telefone. Yayishyize hasi maze ayibyinaho. Ada ati mama kubera icyo umeneye telefone? Naho mama we ati ariko nari narabwiye nyiririya kugira ngo ayitware urekere kuvugana n'uyu musore, none n'ubu muracyavugana. Byaramubabaje Ada kuko yahise nyine yumva kuriya umushuti we nawe nyine abirimo ko rwose ari kumugambanira. Ibi nabyo byaramubabaje cyane. Bwarakeye rero ajya ku kazi, naho rero Elias we yaramuhamagaye n'ubundi biranga kuko telefone bari bayimennye. Hashize iminsi rero batavugana, maze Elias yigira inama yo kuza nyine iwabo wa Ada kumushaka. Yaraje rero maze bamubwira yuko telefone ya Ada bayimennye. Gusa nyine akiri aho hanze ari kuvuga ko ashaka Ada, mama wa Ada we yakubise amaso uyu musore maze ahita asohoka yihuta. Yaramubwiye ati ariko ubundi urashaka iki ko nakwirukanye? Yahise afata amazi yari ari mu madobo hano bari gufurisha maze yasuka kuri uyu musore ati ndakuyamye n'ikindi gihe sinifuza kuzongera kukubona, kereka niba ushaka ko rwose nzashyiraho n'inkoni. Elias rero yaragiye, ariko ari gusohoka yahuye n'undi mukozi nyine wabaga hano, maze uyu mukozi amubwira ko yabonye Ada ahantu yari yagiye kwicara hahandi hari akayaga bajyaga bicara nyine bari kuganira, ko ariho yicaye wenyine. Elias rero yaragiye maze amusangayo. Ada akimukubita amaso yahise amubaza tumeze neza kutose ni amahoro? Nyine Ada we wabonaga rwose afitiye impuhwe uyu musore. Nawe Elias ati yego meze neza, ahubwo nyine naje iwanyu kukureba. Mama wawe rero niwe wamenyeho amazi. Ada ati ahubwo Imana ishimwe niba nta kindi yagukoreye, kuko yari afite umujinya mwinshi. Ukuntu yari yamenye telefone yanjye n'umujinya mwinshi, nahinze ko niyongera kukubona atazagusiga amahoro. Elias rero yatangiye kubwira Ada ati icyo bazankorera cyose nzacyakira, kubera ko urukundo ngukunda ntabwo rwose nakwihanganira kukubura, ntabwo nakureka. Yaramubaje ati ariko mama wakubwira ko ubundi famiye yanjye yamukoreye iki kubera icyo atwanga cyane? Ada ati nanjye ntabwo mbizi. Bicaye ahangaha rero bafatanye ku rutugu ndetse rwose bari kubwirana ko bakundana batazigera batandukana ukundi. Aha rero bari biyicariye, Elias yari ari kubwira Ada ati ese urabyumva ute? Ubu rero turamutse twitorokeye tukigendera tukajya ahantu kure maze tukibyarira twa twana dutanu, ubundi tukaba twishimye n'umuryango wacu. Ada rero yahise amwenyura ati hoya ntabwo ari dutanu twose se, ati ahubwo ni dutatu. Elias ati nta kibazo. Mama wabo yahise abaturuka inyuma ati burya bwose ibyo bambwiraga koko byari ukuri, mwari muri kumwe, kubera iki mudashobora kumva? Naho rero Ada ati ariko se mama uranshakaho iki koko ko uyu musore mukunda kandi nawe akaba nkunda? Naho rero mama we ati nta rukundo mbonye aho ngaho. Elias ati ariko ngenda mukunda kandi niteguye rwose kumugira umugore, niteguye ko tuzashyingiranwa. Mama we ati hoya ntabwo byashoboka. Elias ati ariko ngewe nkunda Ada n'umutima wanjye wose kandi siniteguye gusubira inyuma. Naho Ada ati kandi nanjye ndamukunda ndetse rwose bigaragara ko ari we geno ryanjye. Mama wabo ati muri kwibeshya cyane, ntabwo bishoboka, nta mpamvu n'imwe byatuma mubana. Ada rero wari warakaye yabwiye mama we atari ko kubera icyo ubundi utanyifuriza ibyishimo, kubera icyo wifuza ko ubuzima bwanjye ubw'ubwigunge, ubwihebe, umubabaro nk'ubwawe, kubera icyo wifuza ko nabaho nk'uko wababaye. Mama we rero yahise aceceka maze yitegereza uyu mukobwa, dore ko rwose yari akomye ahamubabazaga. Hashize akanya rero acecetse maze ahita atangira kubabwira ati ndabona mukeneye ko mbaha ukuri kose. Uyu musore ntabwo ari mwiza kuri wowe habe na gatoya, kubera ko n'ubundi mu mubiri we hatembamo amaraso y'ubuhemu. Ndabizi neza ko azatera ikirenge mu cyase uko bizagenda kose. Elias ati papa wanjye se kandi aje mate? Mama wa Ada yatangiye kumubwira ati hashize imyaka myinshi nari mu rukundo na papa wawe, twarakundanaga by'intangarugero, mbese twagombaga kubana, twarakundanaga ku buryo nta muntu n'umwe wari uzi ko twatandukana.
igihe cyarageze antera inda, nyamara akimara kuntera inda nibwo rwose isi yanyikaragiyeho, kubera ko nyuma yaho ababyeyi be bamusabye yuko yashakana na mama wawe maze njyewe akandeka, kandi nyamara byarangiye ndetse atitaye ko rwose nari mutwitiye, ahubwo ansaba ko nyine nakuramo inda maze rwose nkaguma iwacu, kubera ko nyine amahitamo ye yari ukubana na mama wawe nubwo atari we yari yarakunze, ariko ababyeyi be bamubwiye ko ari we mahitamo meza. Aba bana bakimara kumva ibi rero barumiwe, maze bose bacecekera icyarimwe nta wongeye kuvuga. Elias yatashye atavuga kubera ko agahinda kari kamwishe. Yageze mu rugo iwabo maze aratambuka ahagarara imbere y'ifoto ya papa we, yarayitegereje ati sinakwemera ko imyaka yose y'ubuzima watubeshyaga, imyaka yose y'ubuzima nakwizeraga nk'umugabo uri responsable ndetse w'intangarugero, burya bwose atari ko byari bimeze. Mama we ati bigenze bite kandi ko numva rwose uri kuvuga amagambo atari meza, papa wawe ni umugabo wo kubahwa. Elias wese amubwira ati none se mama, wakwemera yuko papa yakundanaga na mama wa Ada mbere yuko mumenyana? Mama Elias yaratunguwe ati ibyo bintu ntabyo nzi ndetse n'ubwa mbere mbyumvise. Elias ati rero buriya mama wa Ada niwe wagombaga kubana na papa wanjye, ndetse rwose yari yaramuteye inda. Ababyeyi be rero bahisemo wowe kurusha uko bari guhitamo we, hanyuma rero yaragushatse murashakana, naho rero mama wa Ada yabayeho ubuzima bw'umubabaro guhera icyo gihe ndetse rwose kugeza n'uyu munsi. Hanyuma niyo mpamvu atwanga kandi atwanga urunuka, atekereza ko mu maraso yacu harimo amaraso y'ubuhemu. Nyamara ibi bintu mama wa Elias nibwo bwa mbere yari abyumvise. Yahise amubwira ati burya bwose nuko byagenze, nabanye n'umugabo utarigeze ankunda, wari ufite undi yari yarakunze mu buzima. Byaramubabaje kuba barabanye hari undi muntu bahemukiye, kuko we rwose ntabwo yari abizi. Bwarakeye rero maze Elias wari wamaze nyine gufata amakuru, bari bafite umukozi hano wahakoze kuva Elias ari umwana mutoya. Hanyuma rero yatekereje ko ashobora kuba afite amakuru, maze ajya kumubaza ibintu byabereye hano neza yitonze. Uyu musaza rero yatangiye kumubwira uko byagenze, uko papa we yakundanye na mama wa Ada, maze nyine yamara kumutera inda ntiyifuze yuko sekuru wa Elias amenya ibyabaye, ko rwose atashakaga ko anamenya ko yamuteye inda. Hanyuma rero akamusaba nyine ko bakuramo iyi nda, nyamara igihe bari bari kujya kwa muganga, dore ko mama wa Ada we atanashakaga gukuramo iyo nda, bakoze agisida maze inda ya Ada nyine papa rero wa Elias yategetse nyine mama wa Ada ko yakuramo iyo nda, nyamara uyu mubyeyi ntabwo rwose yabishakaga kuyikuramo. Ariko nyine igihe kimwe we n'ababyeyi be bari bari kumwe mu modoka maze bakora agisida, aho nyine aba babyeyi ba mama Ada bahise bitaba Imana, naho we nyine akajya kwa muganga ariko arembye cyane, maze bikarangira yandi ivuyemo. Hanyuma rero yamaze igihe kinini kwa muganga kubera ko nawe yari yarakomeretse cyane, nyamara mu kugaruka yasanze papa wa Elias yaramaze gushakana na mama wa Elias. Ibintu nyine byatumye mama wa Ada yumva akomeretse cyane, gusa ntabwo yagombaga kuva hano kubera ko ababyeyi ba mama Ada bari baragujije amafaranga menshi hano nyine iwabo wa Elias, bagombaga gukora bishyura, kuko rero bari bamaze gupfa. Ntabwo yagombaga kuhava nyine, yagombaga kuhaguma maze agakomeza agakora yishyura. Nicyo cyatumye rero aguma aho ngaho. Nyuma y'igihe gitoya rero yaje gukundwa n'umushoferi wakoraga hano muri ibi biraro. Uyu mushoferi rero barabanye, ni nawe babyaranye Ada. Nyuma y'igihe gito uyu mushoferi nawe yaje kwitaba Imana, maze mama Ada abaho nyine ababaye, abaho rwose atishimye. Ibi bintu byose rero Elias yamaze kubyumva, maze ahita avuga ati ni ukuri uriya muryango ndumva umbabaje, kubera yuko kuba mama wa Ada yaraturebaga buri munsi njye na mama byasaga nkaho rwose byari ukongera kumukomeretsa mu nkovu. Uriya mubyeyi yarababaye cyane, gusa papa wanjye ntabwo yari umuntu mwiza, kubera ikiba atamuretse ngo yigendere nubwo bwose yari yaragujije amafaranga.
Uyu musaza rero yahise amubwira ati byose ni uko byagenze, nyamara ku rundi ruhande mama wa Ada nawe yari ari kubwira ibyasigaye byose Ada. Ada rero akimara kubyumva yabwiye mama ati mama umbabarire kuba narakubabaje, umbabarire kuba ntarakumviye, umbabarire ko kandi ntigeze menya ko wanyuze mu bikomeye bigeze aha, gusa guhera uyu munsi ntabwo nzongera kugusuzugura, ndetse rwose nzajya nkora icyo ushatse, nzajya nkubaha. Urukundo rwanjye n'uriya musore ndaruhagaritse kubera ko ntabwo nakubabaza, ndabyumva ko wabayeho ubuzima bwawe bwose ubabaye. Nyamara ku rundi ruhande Elias we ntabwo yari yiteguye kureka Ada, kuko yavugaga kuko byagenda kose bagomba gukomeza gukundana, kubera ko bo nta kosa bakoze muri ibi byose byabaye, ndetse batagomba kuzira amakosa y'ababyeyi babo. Mbega ibintu byari bibabaje hagati y'iyi couple. Ni ukuri ibintu byatangiye noneho kugira udubi, dore ko mama wa Elias we yifuje kujya kuvugana na mama wa Ada kugira ngo rwose amusobanurire ko ibi bintu atigeze abimenya, ndetse anamusaba imbabazi mu mwanya w'umugabo we, ndetse amusabe ko rwose yareka aba bana bagakomeza gukundana. Ariko nyamara akimugera imbere mama wa Ada ntabwo yabyumvaga, yari amurakariye cyane rwose, ndetse anamubwira ko ari we nyine wagiye mu byishimo yagombaga kujyamo. Mama wa Elias ati ibyo bintu sinigeze mbimenya, tekereza ko naraye mbimenye ijoro ryahise, gusa ndakwinginze mbabarira rwose twibagirwe ibyarangiye, reka twe kubabaza abana bacu ngo tubabuze kwikundanira, ndetse rwose ibyabaye duse nk'aho tugiye kongera kubigarura. Mama wa Ada rero yamubwiye ko bidashoboka, kubera ko adashobora kwibagirwa ahahise, kubera ko yabayeho ababaye kubera papa wa Elias, ko rero atakwizera umuhungu we, kuko n'ubundi amaraso amutemba mu mitsi nayo rwose ameze nk'aya papa we. Byarangiye rero mama wa Ada abwiye mama wa Elias ko atifuza kuzongera kubona umuntu n'umwe mu muryango wabo, ndetse ko atekereza ko amafaranga yose bari babarimo habura gato rwose ngo arangire maze babavire mu buzima. Ku rundi ruhande rero Elias we yagiye kureba nyine Ada aho yakundaga kuba yicaye, dore ko nyine hari ahantu mu gashyamba nanone yajyaga agenda akicara ari wenyine iyo yabaga ababaye. Yaragiye asanga ni naho yicaye. Elias yabwiye Ada ko urukundo amukunda, atiteguye rwose kumureka uko byagenda kose. Nawe Ada yamubwiye ko atifuza kubabaza mama we, ko yifuza ko ibyabo byarangirira hano. Elias ati mbabarira, urukundo rwacu wirugira rugufi, kubera ko rwose ndagukunda kandi siniteguye kukureka, kandi sinumva impamvu ibyabaye ku bandi bigomba natwe kutubera impamvu yo kubabara. Yego ndabyumva ntabwo byagenze neza, ariko windeka, mbabarira rwose, kubera ko ntabwo nabasha kubaho ntagufite. Ada rero yamubwiye ko atababaza mama we, ko rwose ahubwo birangiye, ndetse atifuza ko bazongera kubonana ukundi, ko buri wese yagenda agatangira ubuzima bwe bushyashya. Ubwigunge rero bwaragiye buba bwose, dore ko nyine ari Elias yari ari iwabo adasohoka mu cyumba, amarira yaramurenze. Ari kandi na Ada nawe yaragiye aba iwabo atavuga, adasubira ku kazi, mbese ubuzima bwarahagaze. Umunsi umwe rero mama wa Ada yarebye ukuntu uyu mukobwa ababaye, ukuntu asigaye ahora arira, maze ahita amubwira ati kubera iki usigaye uguma hano gusa, kubera icyo utakijya ku kazi? Naho Ada rero yamubwiye ko atazigera asubirayo na rimwe, ko nyine abandi bazita ku byo yitagaho. Mama we atari ko ariya matungo yaragushimishaga nubwo njye ntayakundaga. Ada yahise amubwira ati icyitwa ibyishimo ntabwo nzongera kukigira ukundi, nta n'ikintu na kimwe kizongera kunshimisha. Narabibonye ko naremewe umubabaro, navukanye umubabaro, ngomba kuwukurana. Ubwo nyine nta kintu na kimwe kizongera kunshimisha ukundi. Mama we atari ko ntabwo rwose ukwiriye kubaho gutyo. Naho Ada ati hanyuma urashaka ko mbaho gute, wowe ko wabayeho imyaka 21 yose ubayeho mu bwigunge, ubayeho mu mubabaro, ubayeho udaseka, ubayeho wifuriza gupfa barangije gupfa kera? Tekereza ko nta na rimwe wigeze umpobera, nta na rimwe wigeze umbwira ko nkunda, nta na rimwe wigeze unsekera. Ariko nyuma y'ibyo byose nageragezaga kwishima, nkagerageza kubaho ntandukanye n'abandi. Ahari niyo mpamvu ahantu hose nabaga ndi guseka, nabaga ndi kwishima, kubera ko nageragezaga kwiremera umunezero ntigeze mbona. Ariko
byarangiye byose bibaye zeru kubera ko namenye ko ahari ushobora kuba warambyaye utarigeze unkunda ndetse utifuzaga ko rwose naza ku isi. Gusa nanone sinifuza nanjye ko uyu mubabaro nazawuha umwana wanjye kubera ko twazaba tubaye famiye y'umubabaro gusa. Gusa nyine icyitwa kwishima cyo ntabwo rwose kizongera kumbaho ukundi. Ubuzima bwanjye bwararangiye ndetse rwose bwarahagaze. Mama we rero acyumva ibi byose yaraturitse nawe ararira, maze ararira cyane. Naho Ada we yahise yigira mu cyumba kuko ntabwo yifuzaga gukomeza kubona mama we. Umunsi wakurikiye rero mama wa Elias wabonaga iminsi yose ishize ukuntu Elias rwose yishwe n'agahinda ndetse abwira mama we ko amukunda n'umutima we wose, yaraje maze abwira mama wa Ada ati ibintu byose nakubwiye ubanze kubyumva, ariko ndakubwiza ukuri, kuba waratakaje papa wa Elias ntabwo ari amakosa yawe, ariko kuba uzatakaza umukobwa wawe byo bizaba ari amakosa yawe kubera ko gukomeza gutandukanya abana bakundana. Ndakubwiza ukuri ko ushobora kuzabura umukobwa wawe, icyo gihe ayo makosa uzayishinje kuko ni wowe rwose uzaba wabigizemo uruhare. Aya magambo rero mama wa Ada yakomeje kuyatekerezaho ahantu ari hose, aya magambo akamugarukira ndetse akibuka ibyo Ada yamubwiye, maze atangira kugira ubwoba atekereza ko umunsi umwe ashobora kuzabyuka maze agasanga umukobwa we ntagihari ndetse kandi atanagishaka kumuvugisha. Ibyumweru rero biragenda bigashira, ariko mama wa Ada yarabuze amahoro y'umutima kubera ko yahoraga atekereza aramutse abyutse agasanga umwana we atagihari. Umunsi umwe rero Elias kwihangana biranga, aba ari mu masaha y'ijoro, arabyuka nta muntu n'umwe abwiye, maze akagenda akajya ku muryango iwabo wa Ada, maze agatangira gukomanga. Aba yumva ameze nk'aho ari kwiyahura, arakomanga rero cyane ari nako ahamagara kandi Ada rero yarabyumvise maze asohoka yiruka. Yahise amubwira ati kubera icyo uri gukomanga hano, mama wanjye aramutse akubonye urumva koko bitaba ari bibi cyane? Kubera icyo uri hano ko ibyacu rwose bisa nkaho byarangiye. Elias rero yaramubwiye atumva kukwikuramo byaranze ndetse rwose ntabwo bishoboka, gusa nyine ndaje ngo mbwize ukuri, niba ukinkunda cyangwa se utakinkunda, numbwira ko utakinkunda ahari nibwo nabasha kukureka, naho ubundi umutima wanjye urababaye ntabwo ushobora kubyumva. Ada rero yitegereje Elias, maze Elias akomeza kumubwira ati mbwira rwose niba nta rukundo na rukeya ukiyumvamo. Ada rero yaramubwiye ati umutima wanjye ntiwigeze uhagarara guterera kuri wowe, ndagukunda cyane ndetse rwose kurusha uko nigeze kugukunda. Umutima wanjye n'ibitekerezo byanjye biva kuri wowe, nuko gusa numva ntababaza mama wanjye. Elias ati hanyuma se twebwe ubona tuzababara kugeza ryari ko rwose byabaye nta ruhare twigeze tubigiramo? Njyewe ndagukunda cyane kandi rwose sindi kubona iherezo ry'ibi bintu, ndakubwiza ukuri umubabaro urenda kunturitsa umutima. Ada ati nanjye nuko, gusa ndagukunda n'umutima wanjye wose, nicyo nabasha kukubwira ubu ngubu. Bahise rero bahoberana maze bananirwa kurekurana, dore ko buri wese yari ari kurira. Mama rero wa Ada yahise asohoka, bakimukubita ijisho Elias yahise ashyira amavi hasi, maze ahita atangira kubwira mama wa Ada ati mubyeyi ndakwinginze mbabarira rwose widuhana kubera urukundo rutabayeho kandi natwe twari tutarabaho, nta ruhare twabigizemo. Ada ndamukunda n'umutima wanjye wose. Nyamara ubwo Ada nawe yari yamaze gupfukama iruhande rwa Elias, ubona bose baciye bugufi cyane. Ati rero mubyeyi ndakwinginze tubabarire rwose, witwambura umunezero kubera ko urukundo rwacu niwo munezero dufite. Mama rero wa Elias yarabitegereje maze ahita abwira Elias ati muhungu wanjye kubera iki utazaza ejo kare ko rwose ubona ko ubu ngubu bwije? Bose bararebanye, dore ko noneho yari ari kubabwira neza ubona rwose atakibarakariye. Elias yahise amubwira ati uranyemereye nzagaruke? Naho rero mama wa Ada ati cyane rwose, kubera yuko si abantu benshi babona urukundo. Umukobwa wanjye yagize amahirwe maze ahura n'urukundo rwa nyarwo, nta mpamvu rero yo kubatambamira ngo maze mbabuze kubaho urukundo rwanyu ngo mubeho mwishimye.
kubera ko ibihe bibi nagize, umubabaro nagize nta wundi nawifuriza, ndetse rwose mwana wanjye umbabarire kuba narakunyujije mu bihe bibi nkakubihiriza ubuzima nk'uko nanjye nabihiwe. Ada yahise ahaguruka maze ahobera mama we aramubwira ati hoya mubyeyi narakubabariye. Elias we rero ibyishimo byari byose, yari yabuze icyo avuga, yabuze icyo akora n'icyo areka. Yahise rero ababwira ati murare neza ubwo nahejo, dore ko yari atahanye inkuru nziza y'uko nibura yemerewe kureba Ada umunsi uwo ari wo wose. Umunsi rero wakurikiye mama wa Ada ari mu kazi yagiye kubona abona mama wa Elias ari guhita, yaramuhamagaye maze aramubwira ati byose nasanze nari ndimo, nasanze rwose naribeshye, umbabarire gusa abana bo nabahaye uburenganzira. Mama wa Elias ati Elias yarayambwiye gusa yari afite umunezero mwinshi, ariko nanjye ndishimye kuri iyi nshuro. Mama wa Ada ati umbabarire rwose kuba narakubereye umuntu mubi, kandi nyamara wowe uri umuntu mwiza, nkagushinja amakosa utigeze ugiramo uruhare. Mama wa Elias rero ati ntabwo nakurenganya kubera ko nanjye iyo biza kuba ari njye bibaho ndakubwiza ukuri ko ntari gukora ibyo wakoze, gusa nanone nicyo gihe kugira ngo twongere dutangire bundi bushya, maze rwose ibyari agahinda tubigire umunezero njye nawe. Yahise amubwira rero turabyumva ute muramutse muje mu rugo maze tugasangira ndetse rwose tukarushaho kwiyumvanamo. Mama wa Ada yaramubwiye ati nta kibazo. Aba bombi rero batangiye kujya noneho basurana ndetse bakunda guhura kenshi nk'imiryango rwose, noneho yari isigaye yumvikana. Abana bo rero urukundo rwari rwose. Nyuma rero y'amezi make n'ubundi mama wa Ada yari ari kumwe na mama wa Elias bari gutembera nyine hantu mu biraro bororeragamo. Mama wa Elias rero yaramubwiye ati ndifuza ko wahindura akazi, ndifuza kugufasha maze nawe ugakora ikintu wumva ushaka, ubundi nkagutera inkunga nawe rwose ugahindura ubuzima. Naho rero ibyerekeranye n'amashuri ya Ada byo umugabo we rwose abirimo, ndetse arifuza ko yamuvana ku rwego rumwe maze akamushyira ku rundi. Mama wa Ada rero yari yishimye cyane, dore ko yumvaga ubuzima bwabo butangiye guhinduka. Ni nako kandi byari bimeze. Umunsi umwe rero bari bagiye gusarura, dore ko nyine hano habaga n'ibiti by'imbuto byinshi, bose bari bahari, yaba Ada ndetse na Elias n'abamama babo, dore ko uyu munsi Ada atari yagiye kwiga kubera ko bari baramushakiye kaminuza ariko yigaho 2 mu cyumweru gusa. Uyu munsi rero bari bari gusarura bishimye, ibyishimo ari byose, ariko kandi bari kujya banarya amapome nyine hano munsi y'ibiti batera story, ubona nyine ko ari umuryango wishimye. Hanyuma rero Elias yarababwiye ati ariko ndifuza rwose kubaha pome y'umwihariko itandukanye n'izindi zose, ariko nanone ndashaka yuko umukunzi wanjye ari we wabanza kurya kuri iyi pome. Ndababwiza ukuri muraza kumbwira iyi rwose ntabwo hantu ihuriye n'izindi. Bose baramurebye rero kuko bibazaga iyo pome itandukanye n'izindi kandi bari kuzisarura hamwe. Yahise rero afata pome yasaga nkaho imanyuye ariko itamanyuye cyane, maze ayihereza Ada. Ada rero akimanyuriye iyi pome burundu yahise abona impeta iguye. Bose bararebanye, Ada we yahise abura icyo akora, naho Elias yahise ashyira ivi hasi maze atoragura ya mpeta. Yahise rero abwira Ada ati Ada mukunzi wanjye, urabizi ko ari wowe rukundo rwanjye rwa mbere kandi ari nawe rukundo rwanjye rwa nyuma. Ndifuza rero kugusaba ko wambera umugore imbere y'ababyeyi bacu. Naho rero Ada amarira yari yatangiye gushoka, yahise amubwira ati yego ndabyemeye. Yamuhereje ikiganza maze amwambika impeta. Barahagurutse barahoberana, maze Elias aterura Ada aramwirukankana amuzengurukana muri ibi biti byari biri hano. Ababyeyi bari bishimye byabarenze, byari ibintu byiza cyane. Abakozi ba hano nabo bari bashungereye bari gukoma mu mashyi, ibyishimo ari byose. Elias rero ari kugenda asakuza ati ndagukunda kandi nzagukunda ubuzima bwanjye bwose. Naho rero Ada ati nanjye ndagukunda kandi ni wowe buzima bwanjye, ni wowe rukundo rwanjye rw'ibihe byose. Naho rero mama wa Elias na mama wa Ada
bakubitanye mu biganza bati ubundi urukundo nirwogere. Naho rero Elias na Ada bo byari byabarenze, dore ko nyine amagambo y'urukundo ariyo yonyine bari kwivugira muri kano kanya, ibyishimo byari byose. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.